Ndabasuhuje abakunzi ba Patches TV ndetse mbahaye ikaze mwahisemo gukurikira Patches TV nk'abantu bera Beatrice muri studio za Patches TV. Twerekeje mu kiganiro twigishe gusenga nkuko tubimenyereye kuri aya masaha, ariko kandi ntabwo ndi njyenyine kuko ndi kumwe na Frere Ishimwe Audace tugiye kubana muri iki kiganiro. Tubahaye ikaze Frere. Murakoze cyane. Yego, nkuko tumaze iminsi rero twibanda ku biganiro byivugurwa muri ho mutagatifu iri kwizihiza yubile y'imyaka 50 muri iyi minsi, n'ubundi niyo nsanganyamatsiko tugiye kugarukaho, aho tugiye kureba umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bw'abakarismatike. Frere agiye kudufasha kumva neza ndetse no gusobanukirwa agaciro k'umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bw'abakarismatike. Mbere yuko twimbika mu kiganiro, Frere aratubimburira ikiganiro cyacu n'isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Bikira Mariya mwamikazi w'intumwa, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Frere arakoze cyane kutubimburira ikiganiro n'isengesho. Twimbika nyirizina rero mu kiganiro, turatangira tubaza Frere tugendeye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, nkuko twabikomojeho tugiye kureba umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bw'abakarismatike. Umubyeyi Bikira Mariya ni muntu ki by'umwihariko muri ubu buzima nyine bw'abakarismatike? Murakoze cyane. Koko umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bw'abakarismatike ni umubyeyi umukarismatike wese azirikana ko ari nyina w'Imana, ko yatubyariye umucunguzi. Ni umubyeyi Imana yihitiyemo kugira ngo abyare Yezu Kristo umwana w'Imana. Uwo mubyeyi rero Bikira Mariya yabayeho mu buzima burangwa n'ukwemera gukomeye, ndetse n'igihe umwana we Yezu Kristo yari mu gihe cy'ububabare yamubaye hafi. Ni umubyeyi wabaye hafi intumwa igihe zari zitegereje guhabwa Roho Mutagatifu, ndetse akaba ari umubyeyi wa Kiliziya, akaba ari nawe umukarismatike wese azirikana ko ari umuba hafi, akamuherekeza kandi akamutoza koko gukomera ku Mana. Tumenyereye ko abakarismatike akenshi iyo bavuze abakarismatike twumva ibigendanye na Roho Mutagatifu, sibyo se? Yego. Hanyuma se buriya Bikira Mariya abona umwanya mu bakarismatike ryari? Murakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Tuzirikana neza ko umubyeyi Bikira Mariya yuzuye Roho Mutagatifu mu ntangiriro. Tuzirikana twese igihe marayika Gabriel yatumwaga n'Imana kuri uwo mwari w'isugi. Uwo mwari akamubaza ati, ese bizashoboka bite? Nyuma yaho marayika amubwiriye ubutumwa yaramuzaniye. Bityo marayika akamubwira ati, wigira ubwoba Mariya, dore ugiye gusama inda, ukazabyara umwana, ukazamwita izina rya Yezu, kandi ububasha bwa Nyirijuru buzakubundikira. Tuzirikana rero ko Bikira Mariya ni uwa mbere wuzuye uwo Roho w'Imana, akemera kuyoborwa nawe mu buzima bwe bwa buri munsi, ndetse n'ababa mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, cyane cyane abakarismatike. Igihe cyose icyo barakizirikana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo bari mu rugendo rw'isenderezwa, abakarismatike ku cyumweru cya gatandatu bakimara bazirikana uruhare rw'uwo mubyeyi, dore ko baba bazirikana Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Kandi buri sengesho ryose ry'abakarismatike, abo bakarismatike bagira umwanya uharirwa Bikira Mariya, bakamwiyambaza kandi bakazirikana ko mu isengesho baba bakora uwo mubyeyi aba ari kumwe nabo. Nicyo ngicyo nabivugaho muri rusange.
urakoze cyane. Aha turebe, bamwe bati kwiyambaza Bikira Mariya ni iby'agaciro, ariko kandi abandi bati nta mpamvu yo kumwiyambaza kuko yabyaye Yezu, nyine twebwe dusenga dusaba Yezu. Ubona bikwiye? Ese nk'abakarismatike muvuga iki? Nk'ababa mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, igihe cyose tuzirikana ko Bikira Mariya ni umubyeyi uduhora hafi, ni umubyeyi utadutererana. Umubyeyi Bikira Mariya nibyo yabyaye Yezu, ariko tuzirikana ko natwe aduhora hafi. Nk'abari mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu hano iwacu mu gihugu cyacu mu Rwanda, tuzirikana igihe cyose ko Bikira Mariya ahora hafi ya Kiliziya ye y'umwana we, ahora hafi y'abakunda Yezu umwana we. Bikira Mariya ahora hafi y'abakristu bose, yabitweretse by'umwihariko twese turabyibuka nk'igihe abonekeye iwacu Kibeho. Urwo ni rumwe mu ngero zifatika z'uko Bikira Mariya nyina wa Yezu ari umubyeyi koko uhora hafi umuryango we kandi akaduherekeza mu bihe bitandukanye. Urakoze cyane ku bisobanuro uduhaye. Ariko se koko abavuga ko atagakwiye kwiyambazwa mu bihe byo gusenga, ubona bikwiye koko? Ibyo ngibyo ni ukwirengagiza, ni ukwirengagiza uwo mubyeyi. Iyo dusomye mu byanditswe bitagatifu tubona Bikira Mariya nk'umubyeyi usabana n'abantu. Tuzirikane igihe uwo mubyeyi yatashye ubukwe bw'Ikana, yarabutashye koko nk'uko yari yabutumiwemo, niko kureba akabona nta divayi bagifite, asanga Yezu Kristo umwana we, aramubwira ati nta divayi bagifite. Nibwo Yezu Kristo amusubije ati mubyeyi, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye ko igihe cyanjye kitaragera. Uwo mubyeyi wari ufite ukwemera kuzuye niwe wabwiye ba bandi baherezaga ati icyo ababwira cyose mugikore. Bityo bikatwereka ko kwiyambaza uwo mubyeyi, kumutumira mu isengesho ryacu ngo azabane natwe, kumusaba ngo adusabire, ntabwo tuba twibeshye na gato, kuko mu bukwe bw'Ikana yabakoreye igitangaza, yemera kubasabira ku mwana we, bityo umwana we Yezu Kristo akora icyo gitangaza gikomeye. Umukristo wese rero ushaka gusenga nyabyo azirikana uko kwemera k'uwo mubyeyi, kandi akumva uruhare rwe rudasimburwa mu kudusabira ku mwana we, kuko azi neza ko icyo asaba umwana we agihabwa ku buryo bwuzuye. Turi mu kiganiro twigishe gusenga kuri Pacis TV, turi kumwe na Frere Audace Shimwe, aho ari kudufasha kugenda dusobanukirwa neza umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo cyangwa se bw'abakarismatike muri rusange. Hanyuma turakubaza tutese n'iryari cyangwa se gute umukristo cyangwa se umukarismatike yakwiyambaza uwo mubyeyi Bikira Mariya? Murakoze cyane. Umukristo mu buzima bwe bwa buri munsi turabizi ko yiyambaza Bikira Mariya mu bihe bitandukanye, mu bihe by'ibyishimo, mu bihe by'ubuzima busanzwe, mu bihe by'akababaro, ndetse no mu bihe uwo mukristo aba yumva koko ko akeneye ubuvugizi bw'uwo mubyeyi. Ku bakarismatike ku buryo bw'umwihariko dusanga kenshi hari amakoraniro amwe n'amwe hano mu Rwanda abanza kuvuga rozari mbere yo gutangira isengesho karismatike. Hari andi makoraniro y'abakarismatike abanza kuvuga ishapure mbere yo gutangira isengesho ryabo. Hakaba andi makoraniro amwe n'amwe, ntanze urugero nk'ikoraniro Urumuri nabayemo imyaka myinshi, ryakoreraga mu cyo twitaga Kaminuza y'u Rwanda i Butare. Twagiraga umunsi wo kuzirikana rozari,
tukagira umunsi wo kuzirikana ishapure y'ububabare, ndetse akenshi tugafatanya gukora ingendo nyobokamana tujya i Kibeho. Ibyo byose rero byafashije abakarismatike gutera imbere. Mu isengesho karismatike buriya ntabwo nzi niba warasenderejwe, mu isengesho karismatike nyuma yo gusingiza Imana mu butatu butagatifu, tukumva ijambo ry'Imana, igihe cyose habaho uwo mwanya wa Bikira Mariya wo kumwiyambaza kugira ngo atube hafi, kugira ngo adutakambire ku mwana we, kugira ngo koko aduherekeze mu buzima bwacu. Ibi byose mu bakarismatike gusa, kuko no mu buzima bw'umukristo busanzwe turabizi neza ko haba mu masengesho ya mu gitondo, mu masengesho ya nimugoroba, habamo rwose umwanya uharirwa uwo mubyeyi, aho buri mukristo aba amutakambira kugira ngo adusabire. Kugira ngo tubyumve neza, dufata urugero rw'umwana mutoya ukiga kuvuga. Igihe cyose umwana aba avuga ati ma, umubyeyi ntarambirwe, umubyeyi kumva nawe kwa ngo wa mwana akomeza ati ma. Urwo ni urugero rwiza rw'umukristo wiyambaza Bikira Mariya, tuzirikana ko uwo mubyeyi ntashobora na rimwe kuturambirwa, ahora aduteze amatwi, ahora adusabira, akaba afite rero uruhare ndatsimburwa mu buzima bwacu bwa gikristo. Warumbajije uti warasenderejwe, namaze kumenya ko umuntu wabatijwe agakomezwa aba ari umukarismatike. Ubwo nyine ndi umukarismatike, ndetse ko ntarakora rwa rugendo nyine rw'ibyumweru 7, ariko nzabikora n'ibinananira nyine, ubwo nawe urabyumva muzamfasha. Hanyuma rero Frere, hari igihe umuntu ahitamo kuba mu muryango wa Action Gatolika runaka, nk'uko abakarismatike ari umuryango wa Action Gatolika. Ujya kujya muri uyu muryango, niki cyagukuruye kikagukururira kujyamo? Ntekereza ko utabigiye muri umwana, hari impamvu. Ugiye kudufasha uduhe nko ku buhamya bwawe uko byakugendekeye kugira ngo wisangure aha ngaha kuri ubu ngubu, unavuga uruhare rw'umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bw'umukarismatike. Ni ikintu gikomeye cyane. Yego, murakoze cyane ku bw'icyo kibazo cyiza. Tukiri abana twabonaga abantu bavuye kuri paruwasi bishimye, bataha ubona basingiza Imana, ukabona bari kuganira isengesho bavuyemo, twese tukibaza ibyo ari byo. Bamwe batabumvaga neza bakavuga ngo bariya ni abakarishamatiku, tukayoberwa ibyo ari byo twese. Igihe cyarageze rero niga muri segonderi, aho nigaga mu rwunge rw'amashuri Irambura mu bahungu, nkabona abo banyeshuri basenga batuje bafite ibyishimo bikomeye. Numva muri nge ari ryo tsinda ngomba gusengeramo. Naje gusanga ibyo natekerezaga kuko ntaribeshye, dore ko ahirambura rwose twari dufite ikoraniro ryiza ryitwaga Gumana Natwe Nyagasani. Ndakeka ko n'ubu rigikora kandi rigikomeye. Ngeze muri kaminuza i Butare, naho masanga ikoraniro ryiza ryitwa Urumuri. Nasenderejwe ndi muri kaminuza mu mwaka wa mbere. Nyuma yo kuba muri ryo koraniro Urumuri, nasanze abakarismatike baduha inyigisho itari mu magambo gusa, ahubwo ibikorwa byabo. Dore ko iryo koraniro ryabagamo amatsinda atandukanye kugira ngo rishobore kuzuza ubutumwa bwaryo, icyo twitaga amaministeri. Icyo gihe nkaba narabaga muri ministeri y'iyogezabutumwa. Habagamo andi matsinda ahantu abanyeshuri bemeraga kubwiyiriza kugira ngo ifunguro ryabo barigemurire abarwayi kwa muganga. Ibyo bikorwa byose rero binyereka ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu rifite akamaro gakomeye, aho umukristo ahitamo kwemera kuyoborwa na Roho w'Imana, bikamusaba gutuza no kugira igihe cyo kumutega amatwi kugira ngo yumve icyo Roho amushakaho. Niyo mpamvu hari benshi bize muri kaminuza
ugasanga bararangije bagiye mu miryango y'abihaye Imana. Ubu hari abapadiri benshi twabanye i Butare bari mu miryango itandukanye, hari ababikira benshi ndetse n'abubatsi ingo, ubu ni abahamya b'urukundo rwa Yezu mu ngo zabo. Akaba ari icyo navuga ku bijyanye n'uburyo ninjiye mu bakarismatike ndetse n'ikiza nabibonyemo. Murakoze. Yego. Turebe rero, umaze kuba umukarismatike ni wowe ubwawe, ababyeyi bawe babimenye byakugendekeye gute, cyangwa bakureraga babyakiriye gute babwiye ko uri umukarismatike, cyangwa wabikoreraga muri ubwo buzima bwo ku ishuri ntibamenye iyo biva n'iyo bijya? Oya, umubyeyi wese ashimishwa no kubona umwana we asenga, cyane cyane iyo ari umubyeyi w'umukristo. Nagize amahirwe ababyeyi banjye bari abakristo bombi, bagashimishwa no kubona bafite umwana usenga, dore ko aho hambere hari ababyeyi benshi bumvaga ko umwana ugiye muri kaminuza ibyo gusenga batandukanye nabyo. Ariko umuntu uri mu bakarismatike, ahubwo twatangazwaga n'ukuntu tugiye nko mu biruhuko, mu makoraniro, ugasanga turi kumwe n'abakecuru, abasore n'inkumi bo mu cyaro batize, ugasanga dusangira ibyishimo, tukajya kubakira rimwe na rimwe abakene, ubundi tukajya kugaburira abakecuru babiwabo, tugasangira nyuma y'isengesho. Ibyo byose rero ukabona ko ababyeyi byarabashimishije cyane kubona umwana wabo ari umukristo ukunda isengesho, dore ko nabo babaga babifitiye inyota. Yego, turabizi neza mu buzima busanzwe uko umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu agenda akura, tugenda duhura na byinshi bitewe n'icyiciro cy'imyaka turimo. Tubwiye ko umenya abakarismatike wari uri mu ishuri, ariko se ntabwo muri wowe wumvaga uzaba umukarismatike ukaba umufurere, cyangwa ugiye kutubwira ntabwo wigeze ugira inyota yo gukundana n'abakobwa, wenda ku rundi ruhande, wenda reka tubyite gutereta, nibwo n'abadukurikiye baza kubyumva neza, ntabwo wigeze ugira ako kantu ko gutereta cyangwa guteretwa? Kubera ko ntekereza ko turi abantu nyine, tuba no mu bantu kandi n'ibyo byiciro tugomba kubijyamo. Muri icyo cyiciro cyo waba warakirenze mu buhe buryo? Yego, murakoze cyane ku bw'icyo kibazo cyiza. Uko umuntu agenda akura, cyaba ari ikibazo akuze akagera aho ngeze ataragize umuntu akunda. Yego. Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane igihe umuntu ageze nko muri kaminuza, wahurira n'abantu b'ingeri zose, abakobwa beza baturutse mu Rwanda hirya no hino, baba abagatolika, baba mu yandi madini, abo bose umuntu aba agomba kuganira nabo, kubana nabo neza. Noneho haba igihe kigeze ugahura n'umukobwa mwiza, nawe musengana mwivugururwa muri Roho Mutagatifu, ukumva nyine mubanye mwakubaka urugo rwiza cyane. Aho ngaho rero guhitamo, umuntu aba ageze mu gihe cyo kurwana urugamba rukomeye, kugira ngo numve icyo Roho w'Imana nsaba, menye nti nzubaka urugo rwanjye, mbyara abana, njyana nabo mu misa ku cyumweru, tuveyo dusingiza Imana, cyangwa se kugira ngo mvuge ngo njyewe ubuzima bwanjye nzabwegurira Imana, mbeho ntita gusa ku bantu babiri batatu, ahubwo mbeho nita ku mbaga nyamwinshi, mbeho nita ku bakecuru, ku basaza, ku bana, ku rubyiruko, bityo ubuzima bwanjye bwose bubereho guhamya Yezu Kristo, hatari mu Rwanda gusa, no hirya no hino ku isi, kugira ngo umuntu rero amenye icyo Imana imuhamagarira, bimusaba urugendo. Navuga nge ndi muri icyo gihe cy'intambara itoroshye, nafashijwe cyane no kugana abapadiri, habagisha inama, bakangira inama kugira ngo njye mpitemo. Ubundi ikindi kintu cyamfashije, akenshi naherekezwaga n'abavandimwe banjye b'abakarismatike, tukava i Butare dukora urugendo nyobokamana tujya i Kibeho. Buri wese akagenda aganira na bagenzi be, dusangira ubuzima, buri wese avuga ati ikintu ngiye i Kibeho gusaba Bikira Mariya ni iki ngiki.
byumvikane rero ko nanjye nabasangizaga ubwo buzima. yego Ntabwo nibagirwa abavandimwe twajyanaga i Kibeho tukarara muri ya shapeli y'amabonekerwa bugacya dusenga. Umunsi umwe ariko wa gatanu mutagatifu nagiye i Kibeho ndi kumwe n'abavandimwe bo mu Rumuri, navuga nibwo nafashe icyemezo. Numva Bikira Mariya wababaye cyane akeneye abantu bamuba hafi kugira ngo bamufashe koko kwamamaza urukundo rwa Yezu, urukundo Yezu yadukunze. Bityo iyo nyota yo gushaka kwamamaza uwo Yezu niyo yaje muri nge, bituma numva koko ko mpamagarirwa kujya mu buzima buzatuma mwamamaza hirya no hino nta na kimwe kintega. Muri rusange nicyo nabivugaho. Murakoze. Frere, nizere ko umaze kugira amahitamo waba warasubiye inyuma guhumuriza nyine abari binjiye muri ibyo ngibyo by'urukundo nyine rusanzwe, kubera ko erega nabyo biba ntacyo bitwaye karakanyuzemo. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma rero ivugurwa muri Roho Mutagatifu rero yubile y'imyaka 50 ubona ari iki umubyeyi Bikira Mariya yaba yarabafashije kugeraho, kuko imyaka 50 si mike kandi sina myinshi, ntekereza ko hari aho mwavuye hari naho mwagiye. Yego, murakoze cyane kubw'icyo kibazo. Kugira ngo tugire icyo tukivugaho twabanza kuzirikana ijambo ry'Imana tubona mu byakozwe n'intumwa mu mutwe wa mbere kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Yego. Tubona ko igihe intumwa zari zitegereje Roho w'Imana zari kumwe zisenga ngo bahuje umutima, bari kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Yezu Kristo. Ivugururwa muri Roho Mutagatifu rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu turi muri yubile y'imyaka 50. Natwe dushimishwa no kubona uwo mubyeyi Bikira Mariya afite uruhare rukomeye mu makoraniro yose y'abasenga. Nkuko nabivuze mu kanya, vuga ko hari amakoraniro yahisemo kujya avuga ishapure mbere y'isengesho, cyangwa se abandi bagahitamo kugira isaha bazajya bavugiraho iyo shapure. Hari amakoraniro menshi ahitamo gukora ingendo nyobokamana, cyane cyane agana i Kibeho kwa nyina wa Jambo. Ikindi twavuga muri iki gihe cya yubile nuko umukarismatike wese ahava akagera ukunda koko ivugururwa muri Roho Mutagatifu uzasanga ari inshuti z'uwo mubyeyi, ni inshuti za Bikira Mariya. Mu guhimbaza rero iyi yubile ni igihe cyiza cyo kugira ngo abari mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu twongere duhe umwanya nyawo umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bwacu, kuko niwe utwigisha ku buryo bwuzuye uburyo bwo kubana n'umwana we Yezu Kristo, akatwigisha ku buryo bwuzuye uburyo bwo kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Turibuka ko igihe abwiwe na marayika nko nabivuze mu kanya ko mubyara we Elizabeti yasamiye inda mu zabukuru, uwo Roho w'Imana wari wuzuye Bikira Mariya yatumye uwo mubyeyi ahita yihuta ajya gusura Elizabeti, amuba hafi aramufasha. Bikira Mariya rero muri iki gihe cya yubile akaba ari urugero rwiza rw'abakarismatike. Abakarismatike bamwigana kugira ngo bongere bashishikarire ibikorwa by'urukundo mu makoraniro yabo. Ikoraniro ritagira icyo gihe cy'ibikorwa by'urukundo navuga ngo uko riba risubira inyuma, ariko ikoraniro rishyira imbere ibikorwa by'urukundo bigana Bikira Mariya wagiye gusura mubyara we Elizabeti. Iryo koraniro ryera imbuto nyinshi. Niho uzasanga abantu benshi bari gutanga ubuhamya bavuga bati njyewe icyatumye nza mu bakarismatike bansuye ndwaye, baje iwanjye bahavugira isengesho, baje iwanjye barampingira nk'iwacu twe twibera mu byaro mu gahunga no hirya no hino. Abakarismatike baje iwanjye barampingira nararwariye mu rugo, baje iwanjye baransura. Bityo umubyeyi Bikira Mariya natubera urugero rwo gukora ibyo bikorwa by'urukundo kugira ngo
abagana ivugururwa muri Roho Mutagatifu biyongere koko babe benshi kandi baze bakuruwe n'urwo rukundo baza basanga mu makoraniro. Murakoze. Turebye turabona abari mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu cyangwa abakarismatike baza agaciro k'umubyeyi Bikira Mariya mu buzima, ariko tujye ku ruhande gatoya turebe babandi bavuga bati Bikira Mariya reka bivuge uko bijya bivugwa bati ni umugore nk'abandi, ntabwo yagakwiye kuzirikanwaho mu gihe cy'isengesho, ukumva nyine bo baha agaciro cyane Yezu cyane gusumba mama we. Ese Frewo bivuga hiki? Niba njyewe hari ku buryo njya mbyibaza nkavuga nti se ushobora gukunda umwana ukanga mama we, wowe ubibona ute cyangwa ubyumva gute? Ese abo ngabo babifata muri ubwo buryo bwo kumva ko ari uko bimeze, wababwira iki? Cyane ko tumaze kubona agaciro ka Bikira Mariya mu buzima bw'umukarismatike muri iki gihe kuba mwiyambaza. Yego, murakoze cyane kubw'icyo kibazo cyiza, kugira ngo umuntu abanze agisubize. Koko nta ukunda umwana ngo yange nyina. Abanyarwanda bo bavuze neza bati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Abagize amahirwe yo kumenya umubyeyi wacu Bikira Mariya bazi uruhare abafitiye. Aho nzirikana nk'abantu baba bageze mu zabukuru, abakecuru n'abasaza, aho baba bafite ishapure, akabando kabo umubyeyi yatwihereye, bavuga rya sengesho rya Ndakuramutsa Mariya, bakabona ko ari umubyeyi ubaba hafi kandi ubaherekeza. Urugero rwa hafi umuntu yatanga, tuzirikana Bikira Mariya ukuntu yabayeho. Ukuntu yabayeho mu gihe cy'ububabare, tukibuka ukuntu yabyariye Yezu mu kiraro cy'amatungo, mu gihe abandi babyeyi bajya kubyarira muri maternité ubu zigezweho cyane ku gihugu cyacu kigenda gitera imbere no hirya no hino ku isi. Uwo mubyeyi we siko byagenze. Tuzirikana ukuntu akimara kubyara, igihe batuye umwana we na Yosefu mu hekaru, umusaza Simeoni yamubwiye ati mubyeyi uyu nguyu yabereyeho kugira ngo azabe ikimenyetso abenshi bazatsitariraho, ati kandi nawe inkota izakwahuranya umutima. Ntibyarangiriye aho. Uribuka igihe babuze umwana, bagiye Yeruzalemu bakamushakana igishika. Uribuka igihe bahungishije umwana Yezu, Herode ashaka kumwica. Uribuka igihe Bikira Mariya ahuye na Yezu ahetse umusaraba, ndetse yari mu bari bahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu igihe umwana we apfiriye ku musaraba. Yakira umurambo w'umwana we mu biganza bye ndetse aranawushyingura. Ibyo ngibyo rero byose iyo tubizirikanye, tubona ko abemerera uwo mubyeyi akaba mu buzima bwabo, akababa hafi, bazirikana ko n'igihe cyabo cy'ububabare Bikira Mariya aba abari hafi, ntabwo abatererana, bityo akabakomeza, agatuma badatukwemera. Naho abatamurangamiye ngo bamufateho urugero, haba igihe umuntu ageze mu bihe bikomeye akaba yavuga ati yewe Imana yarantereranye, none se igihe nasengeye iki kibazo kikaba kitarakemuka, iyo Mana iri kure yanjye. Ariko abarangamiye Bikira Mariya baravuga bati n'umubyeyi w'Imana Mariya yabayeho mu bubabare bukomeye, ntabwo yabaye ibintu byose biri kugenda ku murongo, byose bimeze neza. Ntabwo yabayeho ari mu bisubizo nk'uko dukunda kubivuga, ahubwo yabayeho no mu bihe bibabaje, ariko muri ibyo bihe bye byose ntiyigeze ata ukwemera. Abamukomeyeho rero, abamwemerera akababera umubyeyi, abigisha gukomera mu bihe byiza no mu bihe bikomeye, nk'uko tubisoma mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 25 kugera ku murongo wa 27, tubona ko uwo mubyeyi
Yezu yamuraze Yohani wari uduhagarariye amubwira ati mwana dore nyoko, akabwira uwo mubyeyi ati mubyeyi dore umwana wawe. Kuva icyo gihe Yohani amujyana iwe, natwe rero tumujyane iwacu tumwigireho, bityo bizatuma tubaho mu kwemera gukomeye tudacika intege mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagushimiye cyane. Hanyuma turebe, iyo tuvuze umubyeyi Bikira Mariya abenshi twumva ishapure, ariko kandi ugasanga abantu navuga ngo tuzi ishapure, navuga ngo turi mbarwa cyangwa se nabaza agaciro k'ishapure. Ese abo ngabo bagira intege nke, bagenda runono mu kumenya ishapure twarazwe n'uwo mubyeyi, tubaho ubuhe butumwa? Yego, kugira ngo umuntu akunde ishapure biba bigomba kugira ngo uwo muntu yigiremo wa mutima w'abana. Yego, aho Yezu avuga ati nimureke abana bato bansange. Umubyeyi wese nk'uko nabivuze mu kanya ashimishwa no kumva umwana avuga ijambo rimwe arisubiramo. Wa mubyeyi ntarambirwe, ahubwo nagahora amwikiriza. N'umubyeyi Bikira Mariya rero ni umubyeyi ubasumba abandi babyeyi bose, ashimishwa no kumva abana be bamutaramiye, abana be bamuririmbira, abana be basubira muri iryo sengesho rya Ndakuramutsa Mariya. Tuzi neza ko ari isengesho tubona muri Bibiliya, cyane cyane mu Ivanjiri ya Luka. Iyo umuntu asomye umutwe wa mbere wose akawurangiza, tukareba ukuntu amagambo ya mbere ari amagambo yavuzwe na Elizabeti igihe Bikira Mariya ajyaga kumuramutsa, avuga ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Bityo mu kuvuga iryo sengesho ntabwo ari byo twihimbira, tuba dusubiramo ibyanditswe mu Ivanjiri ntagatifu, tumusaba tuti mubyeyi urajya udusabira twebwe abanyabyaha ubu n'umunsi tuzapfira. Bityo rero nkaba nashishikariza abakarismatike n'abakristo muri rusange gukunda iryo sengesho rya Ndakuramutsa Mariya, abatarizi bakaryiga, dore ko ari isengesho ryoroshye ryavugwa n'abantu b'ingeri zose, abana bato, urubyiruko, ababyeyi, abasaza, abakecuru, bose ni isengesho ryoroshye baba bashoboye kuvuga. Ariko nanone ntabwo ari ryo sengesho gusa. yego, Turabizi neza ko hari isengesho rya Magnificat, naryo tubona muri Bibiliya, tukaribona mu Ivanjiri ya Luka mu mutwe wa mbere, by'umwihariko ahantu Bikira Mariya amaze kuramutsa Elizabeti akamubwira ati urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumwe na Nyagasani bizaba. ngo bamaze kuramukanya, Elizabeti umwana yari atwite yisimizanya ibyishimo mu nda ye. Bityo Bikira Mariya amaze kumva indamutso ya Elizabeti nawe yahise aririmba Magnificat, dukunda kuririmba kenshi mu masengesho yacu ya buri munsi. Iyo Magnificat y'umubyeyi Bikira Mariya ikatwereka ukuntu Bikira Mariya yazirikanaga ibyanditswe bitagatifu. Ni indirimbo itwereka ko Bikira Mariya umutima we wose washimiraga Imana, bikatwereka ko yazirikanaga n'amateka y'umuryango we, amateka y'umuryango wa Isiraheli, aho avuga ati koko Uhoraho yankoreye ibitangaza, akavuga ati yatabaye Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze. N'umukristo rero ukunda Bikira Mariya azirikana iryo jambo ry'Imana. Umuntu uzirikana iryo jambo ry'Imana agafata umwanya wo kongera kurinyungutira, kurisoma kenshi, uwo nguwo aba ari kumwe n'uwo mubyeyi Bikira Mariya. Uwo mubyeyi Bikira Mariya igihe cyose ashimishwa no kubona abana be bagira ubumenyi buhagije ku ijambo ry'Imana, ku buryo bamamaza Yezu. Ibyo byishimo bya Bikira Mariya, ku buryo bamamaza Yezu bazirikana ko bamwamamaza bari kumwe n'uwo mubyeyi. Hari andi masengesho menshi atari ishapure, hari nk'ibisingizo bya Bikira Mariya,
hari amasengesho turakuramutsa mwamikazi nyiribambe, hari Bikira Mariya nyirimpuhwe n'andi masengesho menshi dushobora gutura uwo mubyeyi wacu tumusaba ngo adusabire, atwigishe gukunda Yezu no kumukomeraho. Ubundi nicyo Bikira Mariya atwigisha, gukunda Yezu, tukamugira inshuti yacu, tukamushyira mu buzima bwacu, bityo tukamwamamaza. Nicyo gikuru. Frere, ndagushimiye cyane. Ntekereza ko n'abadukurikiye bari kugenda bumva agaciro k'umubyeyi Bikira Mariya koko mu buzima bw'umukarisimatike, by'umwihariko by'abakristo muri rusange. Hanyuma turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Ese ni butumwa ki watanga? Ese twitegure gute uriya munsi wa yubile iregereje ivugurwa muri Roho Mutagatifu? Yego, murakoze cyane. Ku munsi mukuru wa Pentekosti, aho narindi muri paruwasi ya Gahunga, diocese ya Ruhengeri, haratwibera munsi y'ikirunga cya Muhabura, ni kwishyamba. Abakarismatike bari bafite ibyishimo bikomeye, bakoze umunsi mukuru ukomeye cyane. Iwacu ntabashoboye gukora urugendo rw'isenderezwa, ariko mu paruwasi menshi mu Rwanda hari abakoze urwo rugendo rw'isenderezwa. Twese intero ni imwe, dukumbuye kujya i Gahanga, aho tuzizihiriza yubile y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu rigeze mu Rwanda. Icyo nasaba abakarismatike mu myiteguro y'iyo yubile koko ni igihe cy'ingabire. Yubile ni igihe Imana ibateguriye abana bayo imigisha isendereye. Nkaba nsaba abamwivugururwa muri Roho Mutagatifu mu kwitegura iyo yubile. Turabizi ko ari yubile yahuriranye n'iyubile y'impurirane turimo muri Kiliziya, imyaka 2025, umwana w'Imana yigize umuntu, imyaka 125 inkuru nziza igeze iwacu mu Rwanda. Ni igihe rero cyo kwivugurura, kwisubiraho, kugira ngo abakarismatike bongere bimakaze umuco mwiza wo gusingiza Imana, batarangwa n'ubwoba mu makoraniro babamo, mu ngo iwabo, igihe bagiye gusura inshuti n'abavandimwe, ntibagatinye iryo sengesho ryo gusingiza Imana, bumva ko bahagarikiwe kandi bari kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Ntibagatinye kwamamaza urupfu n'izuka bya Yezu, kandi bahugukire koko gusaba uwo mubyeyi ngo adusabire, bibuka akabando yaduhaye, ariko rozari ntagatifu ndetse n'ishapure y'ububabare yaduhereye hano iwacu mu Rwanda ikibeho. Abakarismatike nibahugukire isengesho. Ibiturangaza muri iminsi ni byinshi, ku buryo hari abantu benshi bihugiyeho, ugahura n'abakarismatike bavuga bati nge sinyijya mu ikoraniro ariko nsingiriza Imana mu rugo. Oya, twongere twitabire kujya mu makoraniro y'abakarismatike, twitegurire hamwe iyo yubile, noveni n'andi masengesho yateganijwe tuzayitabire, bityo twese hamwe tuzaronkere hamwe izo ngabire Roho Mutagatifu yaduteguriye kuzaduha kuri uwo munsi mukuru wa yubile. Kandi tujye tuzirikana ko umubyeyi Bikira Mariya turi hafi, aradusabira, aduhora hafi, aratuzirikana. Niwe mushyinguzwa w'ibya Roho Mutagatifu, niwe mugeni wa Roho Mutagatifu, niwe watwigisha ku buryo bwuzuye uburyo bwo kwemera kuba igikoresho cya Roho Mutagatifu. Murakoze. Frere, rero tugana ku musozo, ndagushimiye cyane kuba abanye natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Bakunzi ba Pacis TV, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndashimira cyane Frere Ishimwe Audace twabanye muri iki kiganiro, aho twagarukaga ku mubyeyi Bikira Mariya mu buzima bw'abakarismatike. Shimire cyane abadufashije. Ishimwe yakoze, Claude yakoze cyane kugira ngo iki kiganiro kitambuke kimeze neza. Mukomeze kunogerwa na gahunda za Pacis TV, naho ubutaha.